Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Sura reba ya masaha ageze kuri sanganya. Ndacarindiriye yewe. Uracyarindiriye nta nisoni ibyo wakambwiye. Ariko kamusa. Sundi naje hano umbwira ngo iki? Nese ubugeni sinazaga koherereza ko. Umva ayo mafaranga niyambeshejeho. Sibyo? Buri muntu afite business, yo niyo business mbeshejeho. Nzagenda nsekere landlord mubwira ngo amafaranga nzabanya guhase. Ko ntacyo nsubiza. Nyendi kukubwiye nti ndacarindiriye. Ese urindiriye ubundi umuntu wahereze check uvuga ngo agiye kubikuza. Iyo banke iri mu biro metero bingahe? Yaguye ku gasi, yatorongeye cyangwa nawe n'umuteka mitwe nkawe. Gira icyo nsubiza. Wewe utaha ndagashaka nzagagura. Nahi. Aho kugira ngo nahi. Umwe muri twebwe harasigara ubuzima. Nta nisoni. We nakugereje inkota mu rwubati wanezerewe ntushaka kunyishyura. Urandeba iki? Ntabwo nkureba. Ngiye kizuba sinava. Ahubwo reka mbwize ukuri. Ngiye kuguha akanya ko kubitekerezaho kambe ngiye mu nzu. Ngaruke nsanga amafaranga yanjye yabonetse. Urabyumva? Uwo musonga waje ari umusonga none ndaho gukije utangiye kunesha umutwe. Winga nk'abandi bakeduka rumujya bafumbirane. Ndumva indirimbo zabaye indirimbo. Ndakubwije ukuri simvanga yaba umugore wawe yaza kansanga ntago bindeba ubwo turi abagore babiri muri ino nzu mu gihe utaranyishyura. Urabyumva? Iyo korari sinzi uko yitwa yaba nzabazana yaba nzabishyura uranyishyura nge. Alo. Komera Ruferedi. Oya nshaka Ruferedi. Sawa. Ndibeshe. Sihitabye Kanyundo. Tunabwe umugore ngo namfashe kundayara. Byaba bifite isura. Yanseka. Mana ko. Ikabutindi. Ndebere ibintu inkoreye. Gibuze wenda si. Budara. Ni buda. Impasko sha. Impasko. Bitamwa. Mvasisha. Kubizi ko nje nawe kuva na kera hose twasangiraga icoko. No mwibuguzanya ryanje nawe ko ntawe ugeze ateba undi mpaga cyangwa mutere sedondi ko twajaga umujogo umwe. Nasiko nyakwigenda ataragwengera ko twagenderanaga tugasabirana abagore tugahana n'inka. Ibyo ntabwo mbikwibukije ntabwo ndi kubikwishuza byo kuja kukungisha wakunyotsa agatsintsi. Wangwanaho umwana wanjye. Mwe n'ikibazo gikomeye inkongi ifashe inzu yanjye amabati gose garatokombera fondasiyo ija mu kirere sharupani ija ku butaka. Ubu ndi kwibaza nimba abana mu nzu umugore n'iki. Oya bikubwiye nabi. Umugore wanje yarwaye aratwite inda kandi rikubura amasaha 3 ngo ivuke ubukunde nta n'icicumi nta mituweli nta kinta mwahuye gutwitaho ntabwo atwita. Umva si nyine ngaheka nkubwiza ukuri se
nazanye icana igikobwa uyu mugore wanje yagiye waba mu bushitsi none shambuza go kwishurana yambanye bamba yavuze kuri urugo atararuvamo wantabara kuko wa muhungu we nanje mwana wanje kwagiye nawe ejo bundi wazatega utiteguye wanda kugomotse wambare kuko kantabara n'ibihumbi 10 nabuze byo kumuha bikada nashinze imizi munzu nona niraye aragenda fata ibipapuro by'ubutaka ibintu byanje byose by'ibyangombwa yabishize mu gasoko sike abibumbatira mu mataka ariko bigendanamo uzi imbaraga gifite canyice nawe ubwawe umenze utakoramo nyine mfashe mpige 10 mwana wije bundi nengurisha amasaka nzareba Okay. Mbaye mukoro. Ko numburi kugamba neza urakabone se. Ambara. Ngajya ambara rero garage. Ambara garage. Ngiye kizuba zuba. Ndampara ruko maze kuya. Nawe rero reka kungora. Ambara garage. Munje kuganza nagaza ni wambaye. Ya ntago nambara ntarayabona nabikubwiye. Kandi nakubwiye ngo dushobora kuba abagore babiri muri nonzo. Asiko kwa mukobwa wareka kungerageza. Wareka kundusha koko. Ko nkwinginze. Wambabarira. Kubabarira. Subundi kubizi ko tutigeze tunabikora. Ko wakuyemo ngatinya nkiruka. Uko uje kunyishuriza ajya ngo kuba wambariye ubusa imbere yawe. Igeshisho ryarebye se ryo ni ryashimwe. Koze uteye neza. Nakashawe. Uvuze neza. Nuko usanze ndi ikirembo. Shaka nkubwize ukuri. Bangucugushije. Akuze kwitegura isabune ya Yesu ugasanga nawe uyikarabye. Nanyuza ngo ngwiki. Ngaho nyina bara kandi noneho uzube wicaye hatagira ugira ngo nje hari mishyano mfitanye nawe. Yewe sindi bwambare nabone. Ndafise kwambara umukobwa. Ninde ukanga? Vira mu nzu. Jewe. Ego ko baba. Iyo nzu tukagenda. No, kengende. Reka nkugize ukuri ngo tazatuma nkubwira nakare murota. Ninjye bahuza gutyo. Nongera kugaruka umbwira ko kaje kuri phone yanjye katari kuyawe sibyo. Yego. Nawe rero mwana nimbura mfasha hakiri kare mbibone kumfashije. Akugize ikibazo nahuye nacyo usu umugore wanjye aramusagiza ngaho agasanga ariko samza nizi saha nurabona amafaranga. Asuze ko kuri gutinda ariko amafaranga ari kwikuba. Byari 20 ariko bimaze kugera muri 40 warubizi. Hako wanzu utari kunyumva. Ukutinda niko ngenda nongera. Kandi nongera ndashaka izindi nzira ncamo kugira ngo mwereke ko ikibazo cyakemuka ku neza. Nimba udashaka kwiteza abantu mbona amafaranga yanjye. Ugiye gucamo zihe nzira? Nari kumbaza. Reka nanenze nkuremo imbere yawe. Unyitegereze twese bihwana. Bihwane se ngeneye kureba ubwo bunagazi bwawe. Ureba iby'umusaza. Nabyo nyeneye. Zani sanduku nyine tube tuyibaza uvuze ko wagize ibyago se Shamana yaje wazanye urukezo di komera mwana ariko ninde wapfuye se dekada nyine ukuntu ibintu byangendekeye umuhungu we dore urabona nageze umugore wanje nyine yagiye wabo mu bushitsi amaze rero iminsi ibiri azaza nimba arazi uwo munsi nimba ari ejo sinamenye ubwo rero gahunda ihari nayize ntya ugomba ntembere kwibarabara ku muhanda bambonye igikobwa icyo gikobwa rero cyari cyiza cyane cyiza banakizanye mu gihe nkizanye wa mugabo we ubwo
rero uruvuga ariko cyane byo twese ko turi abagabo wakorera ukavuga ubwo noneho nyikizana ubwo tuja mu nzu tuja mu cyumba tugeze mu cyumba mbese ubwo ni indaya nyine nawe uri kubyumva ubwo noneho umukobwa aramubwinire ntiwa mukobwa we ko byagenze naho ako sha abantu bamwe baraganira ubu ndazi usakuza abantu barimo baganira niriwe ari he ndese kandi indeka inde nyine ndavuze ngo ubu tuvuga ariko mubwireke nakona umva we utantimba amazina nitwa Budara Kadef ntaho nasanze uri kubeshya ngo yitwa Gasasira ndabizi ko mureke gutongana mu rugo rw'abantu inde nyine ni kukubaza nyine inde uri kubaza wowe bafatanyije abantu barimo baraganira ubu barungurana ibitekerezo reka nkubwire uko byagenda kose madamu yagiye iwabo mu bushitsi hari gahunda mwe mufitanye se yagiye iwabo mu bushitsi hanyuma urangije mwumva yuko ibindi byose uzajya ugiye ariko ubundi reka nkubaza mwaretse nka kwera reka nze mubure inzara iramuriye buriya aje guteka imiti ntacu inzara iramuriye yakuvuniye muri leta yose niguhaye nitwa mwarabuwe ninde Deregwa ndagira ngo nkubwe ngo nitwa Budara Kadif Mwarabu nimba utarunzi noneho ntabwo nkuzi ku izina ry'Imana utanibona nanjye mimi hacyamo utanibona sasa hivi uruwaye sawa ni niba mugani si umugabo we niskose abaye noneho kungufu umwana wanjye nakekaga ko azaba masera agakora umurimo w'ivugabutumwa ku ngufu umukobwa yamushoboje ikira subira mu nzu wikurirwa wiriza subira mu nzu n'iwawe nanjye nje kureba umbo mwara buryo umukobwa n'uwawe miliyoni 40 cyangwa uhitugere kose akugerego byana ba kerego uyu mwana yagombaga kuzaba masera uyu mwana yagombaga kuzaba Bikira Mariya akamukurikira none urimo kuvuga ngo bikine bikine namukuye ku kigo cy'ishuri sawa data we umaze gutubwira ngo biragaragaye kaga none se umva kerego ntumaze gutubwira ngo nenda yuguze ariko garuka mbareka ngubire Shamba icyubahiro cy'iminsi kiragoye umuntu w'umusaza nkawe ngaho gaciro ntawe ni umwe mwambuze reka nkwerekere bisama umva reka nkwerekere oya afite 11 umva umwana wanjye namureze neza nka pondeze umva reka nkubwire umva se papa kizuba zuje nabuze ico mvuga mwababyeyi mwe nitwa Salima mwababyeyi mwe uyu mugabo mwarabu nkuko murabona ni umwarabu n'umwana yabyaye n'umwana murabibona byonyine gusomeza amata amaganga ubwabyo gusomeza amata amaganga mwokabyarame reba iki kintu iki gisaza cyatangiye gutebeza amenyo ni icyangombwa cy'ubutaka nuno mutungo n'ino nzu ukabisinyira ko tubiguze burundu ugahita uva hanga ukagenda ntabwo twigeze tubikoze ibyo ko yanyere Achani muhuwe hacha. reka duhane kuko ushobora kubikora Wacha ni muhuwe. zirabona zikabura ingano zabura amategeko turayazi amategeko Ni kufinyanga shingo. iki ni igitabo cy'amategeko itegeko 315 agakoni agakwego agakarago akabago akito ndetse n'akadomo ka 316 karavuga ngo umuntu wese utinyuka agafata umwana kungufu arusha imyaka 40 akwiye gushyirwa ku giti none se usanza kurusha ibiro tukamuzi weki abuke no mu ishuri mwaramutuza turamuhana nitakufinyanga kama wale iryo tegeko rivuga ko uwo musaza tumufata tukamushyira ku giti tukamuboha tukamutera amabuye paka apfuye wallahi tukamuboha sibyo uretse gatoya nahoze nkubuza kumufata shikira ariko oya oya uko byagenda kose kubita inzererezi umusore
ariko namwe mwakagombye kumufasha paka kuri polisi. Aya mategeko ntabwo ari ukagenda. Ibi bintu turimo uko biri kose urabona niko ni sake yurira umushwi. Hako wakuyemo ipantaro na bogisa n'inkweto n'amasogisi n'ishati uraryama ukajya uhindukiza nk'uko atasikaniye umwana kaduka mu rusyo n'ingasire wa mukobwa wowe ahanga yakuzanye wahigeje yamushutse yahizanye mwiyane yamushutse yakuyemo imyenda n'iyi mitsi yisobetse n'iyi mitsi yikaraze arige wasanga uremera uranyigishe mate kubera ko yewe data we yewe ahubwo kwigisha mate yamwigishe matera oya nyirurumba kuntu twahuye ba kwishuri musaba gwanyu nyirurumba hamwe bafite ikibazo nanyi impamvu yatumije agera hano hamwe bafite ikibazo cya chemistry biology mathematics ndetse na computer science n'iryamabuhanga biology na sleepingology ubwo rero ngo rero bundi bafite ikizamini navuze nti rero reka mwigishirize mu buriri aldehyde na ketone nibyo ndi kumusobanura none ubu tuvugana rero ndakubwaza unsubize urame icyangombwa cy'uyu mutungo twandikirane abagabo ko ari ngaba dusinye ko tuguze nge nawe sunda guhaye inkwano ntacyo naguha aguhaye inkwano igahuriramo uranka inkwano za miliyoni 40 mfite umugore n'abana kuki utamwimutse se mbere yo kumfata kungu ese ubwo ntiyanukaga gahuyura yabikoze atekeye ubwo yikigiye papa yamanutse kizimba n'ikizimbabwe we yabikoze abasaza byose yabimusizemo bo mwarabeka tubwire itonde mbabari reka tuganire nk'abagabo nyine reka tuganire nk'abagabo wenda umwana we yaje ubundi kwaje yitwaje umwana suwanje n'uw'igihugu ntabwo wawe none mari iki ni cyo gihugu murabyikemurira n'abana buzukuru ibyo byose ntabwo gusa usanze umwana wawe muryamye ukungana naguhamba wamwumvise mwana ngo asanze ku mwana we yanyica ariko w'abandi wararika nyine ako nanjye burya nyoko namuguhasha gerekwa ako musaza buretse gerekwa wigeze kumbukira ku kabari ubu nanjye ndaguprofise mabere ya nyoko nanda kwishuye ariko mutwara ku murenge bana uziko yanutse numva inzoga biye polisi bagera hano byari hano afande ngwaki afande ni mwarabu Abdulkadir tugenda bijyo bitamufakanye gihanga tugenda bijyo wa mugabo tugenda jewe yamushutsa aramusanga nyamufata nibyo nabyo niko sha umva hari inzoga ngwe wese arimo yamunywesheje n'inzoga yanyweye inzoga yanyweye cifu na kanyanga tumusomya no kurumura arabyemeza neza abera muzima oya nta pandagare ntabwo yahagera ariko twamwigiza hirya gatonya ku muntu oya umva nyine munyinya haraheka ku munyinya niho hari baparike twe duhagarije umukingo tumujugunyemo muri pandagare n'ubu ntacyo twagira oya kamanze nje kumusara